Yes, reka tukubwire ko tugufitiye amakuru menshi cyane menshi ariko mbere yuko tuyakugezaho reka tukwisabire ni akantu gato cyane ureba hasi gato ya video urimo kureba urabona akajambo subscribe gakandeho utegerezeho gatoya urabona akamenyetso kameze nk'inzogera nako gakandeho kugira ngo ujye udukurikira umunsi ku wundi. Rero nkuko tubikubwiye tugufitiye amakuru menshi cyane ariko reka tukubwire ko kuri uyu munsi tariki 13 z'ukwezi kwa 11 2025 hari amakuru arimo kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ku nyamakuru byandikira mu Rwanda, ku maradiyo, ku mateleviziyo, niho harimo kuvugwa ikibazo gikomeye cyane cyabaye ku ma station ya essence ndetse ubujura bukomeye cyane nabo bukoze bakaba bamaze gufatwa. Turifuza ko udutega amatwi twikugezaho inkuru ariko tugufite n'indi nkuru nyinshi n'izindi nkuru nyinshi, wowe ntujye kure. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwafashe abagabo batatu bakekwaho kwiba za station za essence zitandukanye mu gihugu amafaranga arenga miliyoni 17. Aba bafashwe nyuma y'uko RIB yakiriye ibirego bitandukanye kuva muri izi station, aho rero zibwa mu buryo bumwe. Abafashwe n'uwitwa Nsabimana Strato ari nawe muyobozi w'akagatsiko kagizwe na Ntagwabira Vincent ndetse na Mwesigye Paul. Abo bashukaga abakozi batanga essence bakamwaka telefone bishyuraho hanyuma bagahindura umubare w'ibanga. Ese byakorwaga gute? Iperereza rya RIB ryagaragaje ko abaregwa bajyaga kuri station za essence bamara kunywesha bakishyura amafaranga atangana na essence bahawe. Umukozi wo kuri iyi station yahitaga abibona akababwira ko bohereje amafaranga atuzuye, nuko bakamusaba telefone ye kugira ngo birebere neza niba ibyo arimo kuvuga ari ukuri. Ariko ayo mayeri yo kugira ngo abaha iyo telefone bishyuriraho, bivuze ngo byabaga ari amayeri yo kugira ngo bano basore bahabwe telefone bayihawe n'uyu muntu utanga essence, bakamwaka telefone irimo kwakira amafaranga kugira ngo bo birebere niba amakuru ibyo arimo arababwira ari byo, niba koko amafaranga bohereje atangana nayo banywereye essence. Umwe muri bo yafataga machine cyangwa se computer cyangwa se mudasobwa yabaga yitwaje mu modoka, agahita anyura ku muyoboro wa MTN ukoreshwa n'abafite kode zo kwishyuriraho za Momo Pay cyangwa se MTN Mobile Money Business Partner Portal, hanyuma agashyiramo kode yo kwishyuriraho ya station, ariko bakemeza ko bibagiye umubare w'ibanga cyangwa se forgot password. Nkuko iyo wibagiye umubare w'ibanga bigenda, icyo gihe system yahitaga ibaha ijambo ry'ibanga cyangwa se one time password. Naga password umuntu akoresha akanya gatoya kuri ya telefone bahawe n'umukozi wa station ya essence, bakabona uburenganzira cyangwa se access bwo guhindura umubare w'ibanga cyangwa se password. Nyuma yo guhindura umubare w'ibanga bahitaga biyoherereza kuri telefone yabo amafaranga bashaka gukoresha bakoresheje application ya MTN Mobile Money Business Partner Portal, bidasabye kuba bafite simukadi yabo cyangwa se bidasabye kuba bafite simukadi ya wa mukozi wa station. Abafashwe bari bamaze kwiba amafaranga yose hamwe angana na miliyoni 17 n'ibihumbi 980 n'amafaranga 641 by'amafaranga y'u Rwanda kuri station y'icyenda ziherereye mu mujyi wa Kigali ndetse no mu tundi turere nka Nyagatare, Muhanga, Nyabihu ndetse na Huye. Bakurikiranyweho ibyaha byo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, kwihisha ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya, n'icyaha cyo kugera mu buryo butemewe ku makuru abitse muri mudasobwa cyangwa mu rusobe rwa mudasobwa. RIB irasaba abakozi baba ma station cyangwa se baza station ya essence kugira amakenga, bagashishoza bakirinda umuntu ubasaba telefone bishyuriraho ngo ayifate mu ntoki, kuko ibyo nibyo ntandaro y'ubwambuzi bushukana. Iranagira bagira inama abafite iyo migambi kubihagarika, kuko kubikora bishobora gutuma ufatwa kandi ugahanwa. Icyaha cyo kujya cyangwa
gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi bihanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10. Icyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya gihanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3, ndetse agacibwa ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5. Icyaha cyo kugera mu buryo butemewe mu makuru abitse muri za mudasobwa cyangwa urusobe rwazo gihanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2. Naho ko ari makuru twaguteguriye, umusore witwa Kwizera Jean Damascene wari umusekirite muri kompanyi yitwa icunga umutekano yitwa Topsec yasanzwe aho yarindaga mu gipangu kirimo abanyamahanga yapfuye amanitse mu mugozi, bikekwa ko uyu musore yiyahuye. Ibi byabereye mu mudugudu wa Rusenyi mu kagari ka Murama mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 12 Ugushyingo 2025. Abaturage bo muri kano gace bavuga ko inkuru yo kwiyambura ubuzima kwa nyakwigendera bayimenye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Umwe yagize ati ngiyewe nkora akazi kizamu hano mu Runana, iyi nkuru nayimenye mu gitondo kuko uyu muvandimwe wiyahuye yakoraga hafi igipangu nkoramo. Rero hari undi wari usanzwe gukora amasuku aho ngaho yaje mu mirimo isanzwe, nibwo yabonye uwo muvandimwe ari we musekirite yiyahuye yimanitse mu mugozi, hanyuma ahita amenyesha abandi bakoranaga nawe cyangwa se bahakorera ariko barinda ku marembo rusange. Amakuru akwira gutyo. Uyu muturage yakomeje avuga ko bahageze nabo basanga uwo musekirite yiyahuje umugozi, amaguru akora hasi, bigaragara ko umugozi wari wadohotse ariko yari yashizemo umwuka. Amakuru avuga ko uwo musekirite yarindaga mu gipangu kirimo abanyamahanga, aho yazaga nimugoroba agakora akazi ke, hanyuma ku manywa akajya muri gahunda ze zisanzwe. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Gahonzire Werarisi yemeje amakuru avuga ko bikekwa ko nyakwigendera yiyahuye. Ati ni amakuru polisi yamenye biturutse ku baturage bo muri kano gace mu mudugudu wa Rusenyi mu kagari ka Murama. Rero bahamagaye bavuga ko hari umusore wapfuye bikekwa ko yiyahuye. Polisi n'izindi nzego z'umutekano ndetse n'inzego z'ibanze za hariya bahageze habereye urwo rupfu, basanga uwo musore witwa Kwizera Jean Damascene yimanitse mu mugozi mu rugo rw'umuturage yarindaga. Uyu nyakwigendera yarasanzwe ari umusekirite muri kompanyi ya Topsec, akaba yarasanzwe akorera hano hantu, dore ko yarahamaze amezi agera kuri 4 arinda urwo rugo, ari narwo yaje kwiyamburiramo ubuzima. CIP Gahonzire yakomeje avuga ko bigaragaza ko nyakwigendera yahuye kuko yari yaje mu kazi nk'ibisanzwe nimugoroba, ba nyir'urugo bajya mu nzu kuryama nk'ibisanzwe, maze uwafata umugozi awumanika ku rubaraza, ni nyuma ahantu hari urubaraza, arurira yishyira umugozi mu ijosi. Ati igikekwa nuko yaba yiyahuye kuko nta kindi kintu kidasanzwe cyahabaye muri urwo rugo, nta bujura bwabaye, birakekwa ko yaba yiyahuye. Rero igikurikiyeho ni ugukora iperereza no gupima umurambo wa nyakwigendera kugira ngo hamenyekane mu by'ukuri niba ari ukwiyahura. Nyakwigendera witwa Kwizera Jean Damascene yari afite imyaka 21 y'amavuko, akaba yakomokaga mu karere ka Kayonza mu ntara y'Uburasirazuba. Umuyobozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ushinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe, Dr Iyamuremye Jean Damascene muri Nzeri 2025 yatangaje ko mu bitera abantu gutekereza kwiyahura harimo amakimbirane yo mu muryango, kubura ubufasha mu muryango, ibibazo by'amikoro, indwara zo mu mutwe, agahinda n'indwara zidakira. Yagize ati umubabaro w'amarangamutima abantu baba bafite mu gihe cy'akababaro ntakunda kugaragara kugeza igihe ugeze ku cyiciro cyo hejuru. Niyo mpamvu rero kuganira ku bibazo runaka ari ingenzi. Dushishikariza abantu kudahangana n'ibibazo bonyine kuko
n'ibiganiro bisanzwe bishobora kugufasha gukira. Imibare igaragazwa na RBC igaragaza ko umubare w'abagerageje kwiyahura mu Rwanda wageze kuri 602 mu mwaka ushize wa 2024, noneho kandi 51.3% baba bafite imyaka iri hagati ya 19 na 35. Naho ku yindi nkuru twaguteguriye